Reka basuhuze bakunzi b'umugisha, uyu ni umugisha wawe TV. Umugisha wawe TV ikaba ari televiziyo mugiye kujya mubonaho ibintu byinshi mushobora kujya muronkeramo n'umugisha. Aha rero murabona imvura yarayiguye ifite umuyaga mwinshi cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ngiye kuvuga ko niho twabashije kugera. Aho hano za Kanombe ndetse na hano za Karama, aho bita Karama n'akagari ka Karama, hamwe hitwa mu Busanza. Iyo tuvuze mu Busanza ngo hirya mushobora kuhumva hari uyu mudugudu mushya wahaje bita muri Banyahe, igice murumva ko mucyumva neza. Aha rero ni amazu yagiye guruka kubera imvura nyinshi yaguye ivanze n'umuyaga. Abantu bagize ngo imperuka iraje. Bakunzi bacu, bakunzi b'umugisha wawe TV, no kuvuga ngo rero ababishinzwe nibagire batabara abaturage kugira ngo babibonkeremo nabyo umugisha wawe. Byose uzajya umugisha, ibisenge byagiye, amazu yagurutse, ibiti, isi nazo, intoki byose byagiye bigwa hasi. Bese ni ibintu biteye ubwoba. Ese ubundi bibiza biri guterwa n'iki? Aha ntabwo vuga mu Rwanda gusa, hano hakurya aho bita muri Libya, niva hano hakurya no ko ari muri Afurika. Muzi ko hari ikintu cy'inkubi y'umuyaga nayo cyaje kigatigisa inyanja ikisuka muri Libya. Nabyo mwari mubizi. Turi mu bihe bya nyuma, nyabura nimukorera umugisha. Uyu ni umugisha wawe TV, uzajya ubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima busanzwe, amakuru ajyanye bese ibintu uzajya byose biba bigezweho, nta handi uzajya ubibona atari ku mugisha wawe TV. Icyo nabasaba rero ni nta kindi, kora subscribe, like ndetse na share kugira ngo tubane mu bintu byose. Ntabwo twabura no kubagira inama, kino gihe cy'imvura mufate amazi, muzirike ibisenge by'amazu yanyu. Nyabura nanjye mbaboneraho umugisha, ndabibukije mugerageze ku buryo ibintu tubirwanya. Abantu mufite amazi mudafata kurya ajya gusengera bagenzi banyu munsi yanyu, ni ikibazo. Abantu mutazirika ibisenge neza ngo muhamye, nabyo ni ikindi kibazo. Ibyo bintu ni mubikore kubera ko iyi mvura baguye ko igiye kuba nyinshi kandi nyinshi cyane. Nongere mbibutse, kora subscribe, like na share ku mugisha wawe TV. Ciao.